zawe zigaragare, icyubahiro cyawe kiganze. Turagushimye rero mwami Imana yacu, uri Imana igira neza, ntawasa nawe, uri umubyeyi wacu, uri Imana idukunda, uri Imana igitwitaho uko bwije n'uko bukeye, utubera amaso. Turagushimye rero, uri Imana igira neza. Reka uwaje ababaye Imana umunezeze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakumva ko wageze hano hantu, turakumva kuri kuvugana natwe. Rero ndakwinginze mwami Imana yacu, ukomeze uganirize buri muntu wese wageze mu itorero ryawe. Turagushimye data wera, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Kadukomere Imana yacu amashyi kandi. Reka umuntu ubona intebe imbere yiwe ayicaremo, tujye gufata umwanya muto w'ijambo ry'Imana. Niba ubona intebe imbere yawe, turagusabye yicaremo kugira ngo dukomezanye. Ubona intebe imbere yawe, turagusabye kugira ngo uyegeremo. Iyi microphone izamure y'umusemuzi. Yes. Kadukomere Uwiteka n'Umwuka Wera amashyi menshi. Let's clap for the Lord and the Holy Spirit alone with a round of applause. Dushimiye Imana kubw'uyu mugoroba. We thank God for this evening. Ni Imana yawuteguye. It was God that prepared it. Kandi niyo usohoje kandi. And he's the one that have accomplished it. Rero kuba nta ruhare twabigizemo, We had any role in it. niyo mpamvu tuyishimira. That is why we thank him. Rero Mana turagushimye ko wabanye natwe. Lord, we thank you for you've been with us. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Your name be glorified. Mumfashe dukomere Imana amashyi menshi. Amen. We clap for the Lord. Turabakiriye mu nzu y'Imana. We receive you in the house of God. Turabakiriye mu kubaho kw'Imana. We receive you in the presence of God. Dushimiye abakozi b'Imana babanye natwe umwanya wo kuramya. All the servants of God that had been with us in praise and worship. Ni bande ikora umurimo w'Imana. It's the band that serves the Lord. Ushobora kuba ufite ubukwe ukeneye kugira ngo abantu bayobore mu mwanya mwiza wo guhimbaza mu bukwe bwawe, yaba ari muri dot cyangwa reception. You may be having a wedding and you want people to praise and worship in your wedding. Cyangwa event zitandukanye. Or any other event. Wabikenera rero yazatuvugisha. If you need, so you may speak to us. Tukabayobora kuri abo bakozi b'Imana. We lead you to these servants of God. Mwabanezerewe? Katubakomera amashyi rero. Let's clap for them. Abakristo nibo bantu nabonye baba gito. Christians are the first people that are wicked that I have ever seen. Abakristo nibo ujye ubwira ngo Yesu ashimwe bari mu rusengero bakakureba bakakwihorera. Christians are the one you tell praise Jesus and they look at you and get silent. Abakristo nibo bonyine ujye uvuga ngo Yesu ashimwe mu rusengero bakakureba gutya bakakwihorera. Christians are the only one you tell praise Jesus and they look at you only. Abazi Kinyarwanda Yesu ashimwe. For those who know Kinyarwanda, praise Jesus. Hereza mugenzi ikiganza mureke ngo reka kwigiza nkana niba bajya bavuga nawe ujye wikiriza. Tell your neighbor if they speak, please answer them back. Mufate mu kiganza ngo ndakwinginze ujye wihangana nibavuga nawe uvuge. Please tell them, I beg you, whenever they speak, please answer to them. Akubwiye gute? What has them told you? Mujye mureka kuba gito. Don't be wicked. Hallelujah. Hallelujah. Rero bakoze kuza kudufasha. So thank you for coming to help us. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. God of peace bless you. Reka dusabe umuyobozi w'abahaguruke. Let me request their leaders to stand up. Katumukomera amashyi. Let's clap for him. Bazagaruke. Should they come back? Tuzavugana kandi nabo bagaruke kandi. They are going to come back. We shall speak. Amen. Amen. Nabonye umukozi w'Imana amaze kuducurangira beya. I've seen the servant of God. He has played our instrument bear. Yakoze kuza kubana natwe. Thank you for being with us. Umukozi w'Imana ukorera Nairobi. He's a servant of God that serves at Nairobi. Rero wakoze kuza kubana natwe papa. So thank you for being with us, Papa. Reka tumukomera amashyi tumushimire. Let's clap for him. Ari kumwe n'inshuti yanjye nayibonye Bosco. He is with my friend Bosco. Nawe tumukomera amashyi mu banaziri. Let's clap for him as well. He's a Nazir. Uzabwira abanaziri ko tubakeneye kuri uyu musozi. Tell the Nazirians that we need them on this mountain. Tuzishimira kubana namwe. We shall be glad to be with them. Kadukomera amashyi Evangelist Gatete. Let's clap for Evangelist Gatete. Yakoze kuza kubana natwe. Thank you for coming to join us. Imana y'amahoro imuhe May umugisha. God in heaven bless you. Mumfashe dushimire umushumba wacu. Help me and we appreciate our bishop. Yakoze
thank you. abadukurikiranye online, Those who are following us online. ariko iteka ryose tumushimira ko yaduhaye platform yo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. But we always thank him for giving us this platform to speak the gospel. Rero turamushimiye, We thank him and appreciate him. nawe tumukomera amashyi. So let's clap for him as well. Amen. Amen. Ngaho muhaguruke ngira icyo mbabwira dutangire. Stand up and I tell you something as we begin. Haleluya. Hallelujah. Hindukira mugenzi wawe murebe w'iburyo n'ibumoso. Turn to your neighbor on the right and left. Utangira utekereza mu bitekerezo byanjye, ndahobera bose cyangwa ndahobera umwe. Think in your mind, am I going to hug everyone or I'm going to hug one? Ariko fata uri iburyo bwawe umuhobere umubwire ngo ikaze muri rejoice room. But hug your right neighbor and tell them you're welcome in rejoice room. Ukuntu umuhobere ntago bihagije, muhobere akumve kabisa. It's not enough. Wow. Tell them so that they may feel you. Mubwire ngo ikaze mu nzu y'Imana, Tell them you're welcome in the house of ikaze mu God. cyumba cy'umunezero. We are welcome in the rejoicing. Niba waje ubabaye urataha amahoro yatashye mu mutima wawe. If you came with sorrow, you're going to go home with Ushobora kuba wari ufite agahinda umaranye iminsi, maybe you've been with grief. ariko gahinda karashirwa That sorrow is going to wind up, aho kagomba kuba kari. and where it is supposed to be, Twimike umunezero umutima wawe. let us elect rejoice. Mubwire ngo turagukunda mu izina rya Tell Yesu. them we love you in Jesus' name. Rero Imana y'amahoro ibahereze May umugisha. God of peace bless you. Tubahaye ikaze mu mwanya mwiza We w'ijambo will ry'Imana. come in a good moment of the word Mwicare mu of kubaho God. kw'Imana. You may sit in the presence of God. Wow. Wow. Reka dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Ingoma za mbere gatatu aradufasha. First Chronicles. Ingoma za mbere ibice bino umurongo waho wa 9. First Chronicles chapter 4 verse 9. Hano muri rejoice room twese tujya dusoma Bibiliya. We all have Bibles in rejoice room. Niba ufite Bibiliya nawe uhasoma, ariko gatatu aratuyobora. If you have a Bible, you may read, but that it is going to lead us. Ingoma za mbere First Chronicles ibice bine umurongo waho wa 4. chapter 4 verse 4. Umurongo waho wa 9. Ibice bine umurongo waho wa 9. Chapter 4 verse 9. Ingoma za mbere igice cyaho cya 4 cyenda aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Kandi nyina yamwise Yabesi uko yavuze ati Kandi se nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Israeli ati Yabesi atakambira Imana ya Israeli ati. Aho ngaho niba urimo gusoma Bibiliya uhanotinge, niba ari yawe niba atari yawe uharebe. Ongera hasubiremo. Bible, please note that Yabesi atakambira Imana ya Israeli ati Yego. Icyama ukamumugisha rwose. Icyama ukamumugisha rwose. Ukagura imbago yanjye. Ukagura imbago yanjye. Kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Ukandinda ibyago n'ibimbabaze. Ukandinda ibyago n'ibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Kadusome Luka 7 ibice bitatu umurongo waho umwe gusa. Let's read Luke 7:3. 7 ibice bitatu umurongo umwe gusa wa gatatu muri Luka 7. Umurongo waho wa gatatu. Mwese mwahabonye? Uwo yumvise inkuru ya Yesu. Uwo yumvise inkuru ya Yesu. Amutumaho abakuru b'Abayuda. Amutumaho abakuru b'Abayuda. Kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Yego. Soma umurongo waho wa gatanu. Kuko akunda ubwoko bwacu. Ndetse n'isinagogi yacu ni wayitwubakiye. Amen. 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 Ngaho reka tumbe Bibiliya zacu tuganire. So let's close our Bibles and talk. Umunsi umwe umudamu w'umupfakazi. One day a widow. Hallelujah. Hallelujah. Yagiye kureba Elisa. Went to visit Elisha. Aramubwira ati And told him, umugabo wanjye yarapfuye. my husband has died. Apfa afite amadeni. And died with a lot of debts. None nyiri deni And the owner of the debt yaje kuntera has come to attack me. arimo kunyishuza. And is asking me his payment. Ngo kandi
and arantwarira abana. he is going to take my children. Uyu mugabo ndimo gusoma Bibiliya When I was reading the Bible, niwe muntu uzi kwishuza. he is the only man that knows how to Yarakwishuzaga wayabura He could ask for his payment, and if you don't find, agatwara umwana. he could take your children. Yagaruka yayabura, And if not for the second time, agatwara uwundi. he could take another one. Kwishuza, Asking for your payment. iyo umuntu akugurije amafaranga, When someone lends you money, so atakagurisha ibihumbi 5 maybe he lends you cyangwa akaguriza 5,000 ibihumbi 10 or 10,000, bitewe n'ikibazo afite uwo mwanya. according to the problem you have in that moment. Kakubwira mfite ikibazo kingoye, And they tell you, I have a great so problem. atabana banjye bagiye kuburara, Maybe my children are going to sleep with cyangwa hunger, se hari ibibazo bindi mfite. or I have any other issue. Yabikuganiririza And when they speak them to you, bikagukora ku mutima, they touch your feelings and your ugafata heart, amafaranga yawe and you take your money, ukayamuhereza. you give them your money to them, Uravuze ngo ndayaguhaye, and you say, I've given you my money, uzayansubiza nuyabona, you will pay me back when you have cyangwa money. mukagira ibindi muganira. Or you speak of any other thing. Uwo muntu umugiriye neza, You have done good to that person. uwo muntu ntabakugiriye neza. Hasn't that person done good to you? Haleluya. Hallelujah. Noneho So, iyo ugarutse kumwishuza, when you come back to ask for your payment, umusubije muri bya bibazo yari arimo cya you gihe. return them back to the problem they were in. Ijoro yari ababaye, But the night he was sorrowful, ijoro yari ababaye, the night he was sorrowful, akeneye amafaranga, in need of money, warimukuyemo. you removed him out of there. Iyo uje kumwishuza, When you come to ask for your payment, umusubije muri rya joro wamukuyemo you kandi. make him return back to that night. Bwira mugenzi wawe ngo ujye ureka kwishuza cyane. Ndabwira mugenzi wawe ngo ujye ugabanya kwishuza. Haleluya. Iyo umuntu muteye ukamubwira kwamureza message ngo amafaranga yenda yakeneye, When you tell someone I need my money, ujye uzirikana hahandi wamukuye, remember where you brought him from. ko ariho ugiye kumusubiza. That is the same place you're going to return him back. Bitere guceceka, And it will make you silent. utegereze ko uwo muntu arazirikana ko agufitiye ideni. Wait for that person to remember he has a debt for you. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Abantu bishuza People who ask for their payment, mukohereza message, and you send messages, kandi umuntu yabonye ko wamuhamagaye, and when someone has seen you called them, mujye mugabanya kwishuza. please reduce that. Haleluya. Hallelujah. Abadukurikiranye online, If you're following us online, yemwe mugabanye message zo kwishuza abantu. please reduce the messages of us. Iyo umuntu wamugurije ababizi ko wamugurije, When someone lends you money, they know they have lent kandi you money, abazi neza ko agomba ko kwishura. and they know exactly how to pay you back. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to God. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka tuganire I want us to talk ibintu bine on 4 things Imana yahereje Yabesi. that the Lord gave to Jabez. Yabesi yabisabye Imana, Jabez asked it from God, Imana irangije irabimugirira. then the Lord gave them to him. Ushobora kubikubwira I may tell you this, ugasanga ibyo bintu urabifite, and you find when you have that thing, those things, ushimira Imana. thank God for that. Nusanga utabifite, If you don't have them, dufatanye gusenga let's work together kugira Uwiteka biduhereze. for the Lord to give them to us. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Nusanga ubifite, If you have them, turafatanya gushima Imana. we shall work together to thank God. Nusanga ntabyo ufite, If you don't have them, turasenga Imana ibiguhe. we shall pray to God to give them to you. Nidusanga ubifite, And if you have them, dufatanye gushima Imana. we will join you to thank God. Haleluya. Hallelujah. Yabesi, Jabez, uko twasomye iyi nkuru, as we read this story, yavuze ngo Mana ya Isiraheli. said, Lord of Israel, Bivuge ko which means Yabesi Jabez atari mu bwoko bw'Isiraheli, atari umunyesiraheli, isn't an Israelite. kuko yaza kuba umunyesiraheli Because if he was an Israelite, yari kuvuga ngo Mana yanjye. he could say, Lord, my God. Yaravuze ngo Mana ya Isiraheli, He said, God of Israel. kuko ngo yamenye amakuru. Because he knew the information. Mureke mbabwire gato kuri Yabesi kugira ngo Let me tugere tell you a bit of kuri no Jabez. jambo twasomye. A bit on this word we read. Muribuka ko Abisiraheli bigeze kuza muri Afurika You remember Abayuda. the Israelites coming in Africa, Jews, igihe Yosefu bamugurishaga. when they sold Joseph. Yosefu baramugurishije, izo nkuru murazizi. You know the whole story, how they sold Joseph? Agezeyo When he reached aba there, umwami, he became a king, atumizaho bene se baraza. and he called for his brothers to come. Bibiliya iratubwira ngo The Bible has told us
Yakobo arapfa, then Jacob died, na Yosefu arapfa, and Joseph died, Benjamin arapfa, and Benjamin died, Yuda arapfa, and Jude died, n'abana babo barapfa. and their children also died. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Habaho And there came, hima undi muntu utarigeze kumenya Yosefu. there came another king that didn't know Joseph. Farawo Then Pharaoh waterwa ubwoba n'uko abanyisirayeli bagenda biyongera, was terrified of how the Israelites are multiplying. atanga itegeko ry'uko He gave a commandment to umuntu wese uvuka yicwa ari umuhungu. that every son of Israel should be dead. When Muri izo ntambara niho Mose yavukiye. those trouble, that is where Moses was born from. Mose abaho arakura, Then Moses was raised and grew. akurira ibwami He grew from the kingdom kugeza ku myaka 40. to 40 years. Mose arahava muri icyo gihugu, Then Moses went out of that country. ahava akoze igitangaza, Went out of that country doing a miracle. yishe Done a miracle. yishe umuntu. When he had killed a person. Amaze kwica umuntu, After killing a person, Bibiri iravuga ngo amushyira mu Bible butaka. says he buried him in the sand. Izo nkuru mwese You murazizi. know the whole story. Arajijisha aragenda, Then he went kuko yari azi ubwo bwoko bw'abayuda because he knew the people of Israel ari bene wabo. are their people. Nyina yari yarabimuganirije, The mother had told it to him. arangije akajya abegera akabaganiriza. Then he could get closer to them. Ku munsi wa kabiri On the second day, yasanze abayuda barimo barwana, he found the Jews fighting. arababwira kuki murwana, ntabwo muzi ko muvukana, He said, "Why do you fight? Don't you know your ntabwo uzi ko ari mugenzi wawe uyu muntu. Don't you know he's your brother?" This Umwe person, aramubwira ngo the one told him, ese urashaka kunyica nk'uko wishe undi muntu? "Do you want to kill me as you killed the other person? Erega twarakurebaga. We were seeing you." Mose inkuru irasirikira hose. Then Moses, the story circulated everywhere. Bibiri iratubwira ngo Mose The arahunga. Bible says Moses fled. Igihe cyose Every time Imana igiye kukwinjiza amasezerano yawe, when the Lord is going to answer you to make you enter your utangira promise, kubona ibintu bisa nkaho bikarishe. you find difficult things around you. Nutangira kwinjira mu ntambara, You start entering your battle. ujye wakira ijwi rikubwira ngo You should always receive a voice that ugiye tells you kwinjira mu gihe cyo gushima. going to enter into your things. Igihe uzabona ijoro rikeye udasinziriye, When you find a night coming to its morning, ujye umenya ko ugiye kwinjira mu gihe cy'amashimwe. always know that you're going to enter into your Intambara zose turwana every battle we fight si uko zose ziba zivuye kwa Satani. aren't from the devil. Hari intambara zitwezwa n'Imana, There are battles that are brought by God. kandi Imana yemeye kwinjira muri izo The ntambara, Lord allows you to enter those battles. iguhereza n'imbaraga zo kuzigumamo, Sends the power to stay zo kunesha muri icyo kigeragezo, to make sustain you in kugira that ngo position, winjire muri destiny for yawe. you to be able to enter your destiny. Tuzamure ibiganza byacu hejuru Raise up cyane. your hands. Haleluya. Hallelujah. Mose arahunga. Then Moses fled. Mose mu guhunga, In his freed, umugambi w'Imana uramukurikira. the purpose of God followed him. Rimwe na rimwe Sometimes bakwirukana ku kazi, they chase you out of a certain job. ugatangira gutabaza, You start calling everyone, ntumenye ko ari umugambi w'Imana and you don't recognize it's a plan kugira ngo of God ikwinjize mu kandi kazi for you k'umumaro. to enter another good job. Abasore benshi, Many gentlemen, abakobwa benshi, many ladies, hari kugera mu gihe cy'urushako, there are times you enter into your rimwe marriage. na rimwe Sometimes wa muntu wumva ko mugiye the kubana, person you was about to get married, ariko Imana ikabona atari we you mukwiriye, don't find he or she is not the right person. Imana igatuma bihagarara, And then the Lord stops it completely. nibihagarara bigakunda, If it stops, ujye witegura always get ready mu kwinjira to enter mu mwuzuro wawe your fullness wo kukwinjiza muri cya cyifuzo cyawe. of entering your Tuzamure ibiganza byacu hejuru. Let's raise our hands. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Duhereze Yesu icyubahiro, Let's glorify Jesus. duhereze Yesu icyubahiro. Let's give glory. Imana yacu, Our God, Imana yacu our God ntabwo ijya ikorera doesn't work kuri pressure on pressure kugira ngo uvuge ngo Mana, for you to say, Lord, aho bigeze the point it is on now. ndarambiwe. I am tired of Ntabwo it. ibyo ngibyo bikanga Imana, That doesn't scare God. ahubwo igikanga Imana What scares God? iyo uvuze ngo Mana ibi ngibi bibaye, When you say, what happened today? ndabizi ko atari uko byakunaniye, I know it has not failed you. ahubwo hari impamvu yatumye bibaho. There is a reason behind this. Iyo uvuze gutyo, When you speak those words, Imana ikurebye when the Lord looks at you, ibona ko kwizera He kwawe finds your faith. wagukuye kuri wowe You have removed it on you ukagushyira ku Mana, and placed it on God. ukavuga ngo Mana ndabiguhaye Say, uzabikora. God, I've given this to you, so you Tukomere Imana yacu amashyi menshi. let's clap for our God.
umunsi umwe One day, hari umugabo w'umutanzaniya there's a man from Tanzania. n'umukozi w'Imana He's a servant of God. yarwaje umwana His child got sick. umwana ararwara araremba The child got sick and very ill. aremba ari kuwa gatandatu. He was very ill on Saturday. Umuntu arimo kumbwira iyi story When that person was telling me this story, nongeye kuzamura kwizera kwanjye. I elevated my faith. Umwana yararwaye mu rugo A child got sick araremba. and he was very ill. Umugabo n'umushumba, The father is a pastor. umudamu The wife n'umuririmbyi mu rusengero. is a singer and a worshiper. Umwana araremba. And the child got sick. Bigeze mu gicuku cya nijoro In the midnight cyo kuwa gatandatu on Saturday, umwana aracikana bagwa mu maboko arapfa. then the child died in their hands. Mu rukerera In the morning, umugabo aganiriza umudamu we the husband told the wife, aramubwira madamu, he said, my wife, none se ko umwana apfuye our child has died. turabigenza gute? What are we going to do? Mudamu aramubwira The rero wife said, tugomba kubimenyesha abantu we should tell it to people, kugira ngo batube hafi for people to be close to us badufashe gutegura imihango and yakurikiraho. help us to prepare the rest. Uyu mugabo aramubwira ngo The man told him, icya mbere the first, twafishije umwana, we lost a child. icya kabiri Second, dufite amateraniro, we have the service to attend. turagira kwica amateraniro Are we going to fail attending the service? n'umwana twamubuze, And yet we have lost the ahubwo child. hari icyo ntekereza, I have thought of something. uyu mwana twamworosa akaryama We may put this child to sleep twebwe tukajya mu materaniro, and then go to attend the service. ahubwo nituva mu materaniro And after service, turandikira mesaje abantu we will write messages to people tubabwire yemwe twagize ibyago, and tell them we have had trouble. twafishije We umwana, lost a child. dukeneye yuko mutuba hafi. We need you to be close to us. Umudamu abyumvishije When the wife heard that, arabyemera, she accepted. aramubwira madamu, She said, my wife, nitugera ku rusengero when we reach at church, ukora umurimo nk'uko wari usanzwe ukora, serve as you used to serve, uririmbe sing, nanjye ndaza nigishe, and I will come and preach. niturangiza dutaha tubibwire abantu. Then go home and tell it to people. Ariko twageze mu rugo, But when we have reached at home, uyu mugabo ajya mu rugo, this man went home. biteguye bajya ku rusengero. They were ready to go to church. Umudamu araririmba, The wife sang. araririmba, She sang. umwana yasigaye mu rugo. The child was left at home. Byarangiye, It was ariko over. ayo makuru bayaziranye umushumba n'umudamu But w'umushumba. the information had two people, the pastor and the worshipper. Imana yacu ishimwe cyane. Praise be to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Barigisha, They preached, amateraniro ararangira, and when the service was over, afata umudamu we he took his wife. basubira mu rugo. They went back home. Tuzamura ibiganza hejuru ku Raise our mwana. hands like this. Sinzi impamvu mvuze ko kwizera. I don't know why I'm going to preach about faith. Umudamu ageze imbere When the wife reached at home, yo mu rugo, nearby home, asanga umwana he found the child yabyutse has woken arimo up arakinakina mu rugo. and he is walking Reka around nkubwire, home, joking. Let me kwizera kwawe, your faith. kwizera kwawe, Faith. ijambo ry'Imana riravuga ngo The Bible says ngo biragoye it is hard kuko wabaho utizera for you to survive without ntunezeza Imana. You can never please Iteka God. ryose iyo tuzamuye kwizera kwacu, Time when we raise our faith, Imana ikorera mu kwizera the kwacu, Lord works in our faith igakora icyo twifuzaga. and do what we wish and Kuba desire. turiho uyu munsi, For us being alive, tubayeho mu kwizera. we live by faith. Usubije amaso When you inyuma look back ukareba imyaka ubayeho, and see the years you have ukareba lived, ubuzima bwawe ukuntu ubayeho, life you have lived, ukareba abana bawe ukuntu babayeho, children you live, n'akazi the way you uhembwa, live, and the job you have, n'amafaranga uhembwa, and the money you get ntabwo paid. ukwiye kuba muri uyu mujyi wa You Kigali. are not supposed to be Ariko kuko dufite kwizera, because we have faith. tubaho, We live here. n'ejo tukabaho, And tomorrow n'umwaka utaha tukabaho, kuko dufite umwami wacu tubereye maso. We have our King. Haleluya, Us. Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Yabesi Jabez ngo amenye amakuru y'uko had the information that Yabesi yaje abwira se, Jabez came and told his sorry, father. Yabesi aganiriza nyina. Jabez was talking to his mother. Muri Kongo In Congo, hari indirimbo twaririmbaga kuri Assemblema there is a song we used to sing. ivuga ngo marche sur place, kuvuga ngo byinira ahantu uri, March where you are. byinira ahantu ari. That's from where you Ibyo bintu twabikoraga ku ishuri, could do that at school. ariko ukabikora utava ahantu uri. But we could do that when we are not moving. Urimo uramuvinga, You're moving. ariko nta hantu urimo kugera. You're not reaching any. Yabesi Jabez yakundaga kugaragara, loved how he was seen. ariko icyo agerageje cyose kikanga. Whenever he could try something,
it could fail. Yabesi yagerageza gukora business bikanga. Jabez could try doing business, it could fail. Yabesi yagerageza kubaka bikanga. Jabez could try building, it could fail. Ikintu cyose Yabesi yakoraga ntabwo cyakundaga. Jabez could try do, it could fail. Yabesi yibwira muri we. Jabez told him in his Aravuga reka negere mama mubaze. let me go closer to my mother. Aramubaza ngo mama ni iki cyabaye? What happened? Ni iki cyabaye? What happened? Ko ibintu ngerageza gukora byose byanga. I tried to try anything. Bibiliya iravuga ngo The Bible says Yabesi Jabez abwira nyina told his ngo mother ndarambiwe. that I'm tired. Sobanura ni iki cyabaye? Explain to me what happened. Ko ngerageza gukora ikintu cyose cyose Whenever he kikanga. tried to do anything, it fails. Mwibuke ko Yabesi yari umunyamahanga. Jabez was a foreigner. Haleluya. Hallelujah. Nyina arangije aramubwira ngo Then he told him, ngo reka Yabesi ntabwo nzakunda. can't be possible, my son. Ngo ndakubyaye mu gahinda I kenshi. gave back to you in a big Niyo mpamvu That is why ikintu cyose wakora kitakunda. everything you try to do, you always fail. Niryo jambo ry'Imana twasomye. The word of God we have Ngo read. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli. Jabez cried to the Lord of Israel. Yabesi yamenye ko Jabez knew that Imana ya Isiraheli the God of Israel ishobora kumwinjiza muri destiny yiwe. make him enter his destiny. Yabesi afata umwanzuro. Jabez took a decision. Aravuga ngo ndasenga, I will pray, ndahimbaza Imana, I worship God, ndahamagara Imana call unto kugeza umunsi nije mu byo when nifuza. I enter into what Bibiliya iravuga ngo the Bible says Yabesi atabaza Imana. Jabez called unto God. Yabesi ahamagara Imana. Jabez called unto Tuzamura ibiganza hejuru. Raise our hands. Haleluya. Hallelujah. Ngiye kubabwira ibintu bine. I am going to tell you 4 things. Yabesi yahamagaye Imana. Jabez called God 4. Imana irangije irayimuhereza. God did that. Ukomeje gusoma izi ngoma za mbere. Down in First Chronicles, Umanutse hasi. when you go down, Bibiliya iravuga ngo the Bible says ngo Yabesi yagize ubwiza. Jabez had the glory. Yabesi yarakomeye Jabez ngo kuruta bene se bose. more than his brother. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Clap for our God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yabesi Jabez, ikintu cya mbere yasabye Imana. one thing he asked from God. Yaravuze ngo Mana He said, Lord, umpereze amagara mazima. give me life. Haleluya. Hallelujah. Yabesi yasabye Imana He asked God, amagara mazima. life, Uyu munsi healthy life. Today, uyu munsi today, ushobora kutamenya agaciro k'amagara yawe. you may not know the value of your health. Ushobora life. kutamenya You may not know the value agaciro k'ubuzima ufite. of the life you have today. Haleluya. Hallelujah. Ariko Yabesi yasabye Imana. Jabez asked God Aravuga ngo Mana and said, Lord, ngusabye ikintu cya mbere. I asked you one thing, Umpereze amagara mazima. be a healthy life. Ubwenge bwanjye bube buzima. Let my knowledge be good. Amaboko yanjye abe mazima. My hands work well. Amaso yanjye abe mazima. My eyes look well. Amaguru yanjye abe My mazima. legs work well. Imbavu zanjye zibe And nzima. my lips work well. Imisokoro yanjye ibe And mizima. my veins work well. Haleluya. Hallelujah. Uyu munsi Today, ugiye kwa muganga you go to the hospital ukareba umuntu umanitse akaguru, and find someone raising his head when his leg is hung. wamenya agaciro k'akaguru You ufite. know the value of your leg. Uyu munsi Today, ugiye kwa muganga go to the hospital ukabona umuntu babwiye ngo ntabwo uzongera kubona, and find someone they wamenya agaciro k'amaso Imana they yaguhaye. know the value of the Uyu eyes you munsi have. Today, haleluya Hallelujah. ugiye kwa when muganga you visit the hospital ukabona umuntu bakuyemo impyiko, and find someone when they are ushobora kumenya agaciro k'impyiko Imana yaguhaye. know the value Yabesi aravuga ngo Mana Jabez said, umpereze amagara mazima. a healthy life. Uyu mugoroba Today, Imana iguhereza amagara mazima. give you healthy life. Uyu mugoroba Tonight, abana bawe Imana bahereza amagara mazima. be given a healthy Uyu life. mugoroba Tonight, wowe waje gusenga, who came to pray? Imana ihereza urugo rwawe amagara mazima. Your Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Let's clap for our God. Amagara mazima. Healthy life. Iyo ufite amagara mazima Have a healthy nta life. kintu cyose utakwinjiramo. There's no way you can. Iyo amagara yawe ari mazima, You have a healthy ibyo life. usaba Imana Whatever you ugira ibyiringiro yuko uzabyinjiramo. you have hopes that you're going to reach on it. And Ariko udafite amagara mazima, when you do not have a healthy ibyo life, wifuza byose whatever you wish and desire, ntabwo wabyinjiramo. you can never enter there. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo ubuzima nicyo cya mbere. That is why a singer sang and said, life Kuba is ufite fast. ubuzima buzima, Having a healthy life. kuba amaraso yawe mazima, Back is healthy. kuba amaso yawe ari mazima, kuba amaguru yawe ari mazima, amaboko yawe ari mazima, uri umunyamahirwe. Ikintu cyose So everything kirashoboka. is possible. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Clap for God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Bwira mugenzi ngo wari warwara aho ngo ubyumve. Tell your neighbor, have you ever got sick? Ushobora kuba ndimo kubwira utararwara. Many people
listen, think it's fornication. umukobwa yabayeho nta muntu atarabona n'umusore. A lady had not slept with anyone. hagiye kwa muganga baramubwira ngo ararwaye. She went to the hospital. They told him you are suffering from HIV. yaranzi mu rusengero. She knew me in the church. anzi nk'umuntu w'Imana. She knew me as a servant. arampamagara amubwira ngo nitwa gutya. She called me and told me my names are this. ngo maze iminsi 5 It's been 5 days. ndi mu cyumba cyo mu rugo In my room. ntarya ntanywa Without eating or drinking. kubera ikintu bansanzemo. Because of what they found in me. ndamubwira ngo habaye I iki. said, what happened? ngo ndakwinginze ngwino basugere mu rugo. I told him, please come and reach out. ndamubwira mu rugo iwanyu ni he. She said, where is your home? ambwira ahantu hamwe muri uyu mujyi. She told me one place in this city. mu by'ukuri sinari muzi. To be honest, I didn't know that person. aranyobora turahura. She led me and we met. nsanga umwana w'umukobwa And I found the young lady. yarananutse ku rwego udashobora She was kumva. very thin to the point you cannot understand. kubera iki. Why? ntabwo baramubwiye ngo urapfa. They had told him, you know, ni indwara yasanze iri mu maraso ye. it's the sickness he found in his blood. ubuzima bwe busa nkaho bubaye stuck. And his life was a bit stuck. yumva amateka yose ararangiye. She felt that as if his twaraganiraga reaching to its end. We could talk. nkumva ubuzima bwose nkaho nta byiringiro bufite. And I could feel she had no hope. uko yabinganirizaga The more she could tell it to me, naravuze ngo mana I said, umpereze ijambo mpora nshobora guhereza uyu mwana w'umukobwa give me a word that I can tell this ku buryo lady yakongera kugira ibyiringiro. to have more hopes again. kurwara siko gupfa. Dying is not the end of life. ndamubwira mukobwa muto I said, young lady, iyi ndwara igikira. this sickness can be iyi healed. ndwara igikira. This sickness can be healed. mpamagara abantu 3 I called 3 people harimo n'umupasiteri and the pastor wayirwaye akayikira that suffered from it and got healed. uwo muri assemblée de Dieu. From Assemblée de Dieu. umupasiteri araza The pastor came. tugerageza kuganiriza uyu We mwana. tried to talk to this pastor. umupasiteri amwereka ibyangombwa byose. The pastor showed her every document ukuntu yabaga mu matsinda y'abantu barwaye. and how he could be in the teams of sick people. umwana atangira kugira ibyiringiro. Then the young girl started having hope. kuki mbabwiye aya magambo. Why have I told you these words? agaciro The value k'amagara mazima of the living ntago tujya the healthy tukamenya. life, we never know or recognize. kuba ugenda uri muzima You walking safely, ibyo bintu ntabwo ujya ubiha you agaciro. do not give value to that. ariko iyo uhuye n'umuntu urwaye When you meet someone sick, cyangwa ugatembera ukajya nko mu bitaro or you also visit the hospital, uvayo you come out ufite of there n'imigambi misha when you have new plans ukavuga ngo mana and say, Lord, ndagushimiye ko ari wowe wabikoze. I thank you for you have done. Yabesi Jabez aravuga ngo mana ikintu ngusabye said, Lord, what I ask ngusabye amagara mazima. you healthy life uyu mugoroba tonight. ndahanura amagara mazima mu buzima A bwawe. healthy life of ushobora kuba urwaye indwara idakira you may be suffering from ariko uyu mugoroba but tonight imana yacu igikiza izo ndwara. our God can cure you. ushobora kuba urwaye kanseri You may be suffering from cancer. barakubwiye ngo ntabwo izakira Told you you're not going to be healed. aho abaganga bananiriwe Where the doctor imana igihinjira igakurayo umuntu. ibyo twabibonesheje amaso yacu. we have seen that bafashe umuntu bakamucyura when they tell someone to go, imana ikinjira bamujugunye the Lord enters where they ikamukurayo ari muzima. brings him back. haleluya. Hallelujah. rero niba urwaye When if you're sick, imana igukize may the Lord heal you. imana igukure icyo May the kibembe Lord remove that. ube muzima May you be uvuge gukomera kw'imana. and speak of the mumfashe dukomere imana yacu amashyi menshi. Help me and clap for God. yabesi asaba amagara mazima. Ask for a help. icamo uyu mugoroba ukamenya agaciro k'amagara yawe. Know the value of your life. wagera iwawe ukavuga mana ndagushimye When you reach your home, you say, ko amagara yanjye ari mazima. for my life is at safe. iyo mbyutse ndimo guhumeka I wake up in the morning. ndavuga ngo mana nguhaye icyubahiro. Say, Lord, I glorify. iyo nteye intambwe ngatambuka When I step, ndavuga mana nguhaye icyubahiro. I say, Lord, I glorify you. iyi ntambwe nteye That this step that I've made iruta miliyoni y'amadolari. is greater than billions. uyu mwuka mpumetse This spirit I'm breathing urusha miliyoni y'amadolari. is greater than millions. dukomere imana yacu amashyi menshi. Let's clap for God. dukomere imana yacu amashyi menshi. Let's clap for God. yabesi imana imuhereza amagara mazima. Jabez, God gave him living. hereza mugenzi we ikiganza Shake your neighbor's hand. umubwire ngo ndakwinginze Tell them, I beg you. uha agaciro amagara mazima imana yaguhaye. Value the healthy life God has given. abarimo kwandika Those who are writing. reka mbabwire ikintu cya kabiri yabesi yasabye imana. The second thing Jabez asked from God. yabesi yasabye imana avuga ngo mana
He said, Lord, ndagusabye unyagurire imbago. give me land. Unyagurire imbago. Give me land. Ndi umwana mutoya. I am still a young kid. Nibwo nabonye mu rugo turimo kwimuka cyane. That is when I saw us at our home shift. Naza ngasanga mu rugo bimutse. I could come and find our family shifted. Yabesi aravuga ngo, Then Jabez said, Mana unyagurire imbago. give me land. Kwagurirwa imbago ni iki? What is giving you land? Kwagurirwa imbago ni iki? Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Kwagurirwa imbago Having land nuguhabwa gakondo. is having your land. Abadafite gakondo, For those who doesn't have their land, Imana ibahereze gakondo. Lord give you your Nta land. kintu kibabaza mu buzima. Nothing that hurts in Nta life. kintu kibabaza mu buzima. Nothing that hurts in Nkuko life. uhura na landlord wawe. That as meeting your landlord. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ndumva ashaka kwirukanka rero I gaho. want Yesu ashimwe cyane. praise Jesus. Kandi minota dusigaranye n'imice. Amen. Dukomere gara amashyi menshi. Thank you gara, wakoze cyane. Kandi uyu mukobwa wacu afite ubukwe. Ngo ndakuranze. Katumukomera amashyi menshi, wakoze Imana igumugisha. Yesu ashimwe cyane. Kwagurirwa imbago ni igihe cyose uba mu gihugu utagifitemo gakondo. Yabesi aravuga ngo menya amakuru neza yuko Imana yacu ishoboye byose. Icya kabiri Imana ngusabye, ndagusabye unyagurire imbago. Abantu bakodesha tuzamura ibiganza gutya, Imana twagurira imbago. Zamura ibiganza vuga ngo Mana unyagurire imbago. Vuga ngo Mana unyagurire imbago. Vuga ngo Mana unyagurire imbago. Mureke babwira akantu gatoya. Uyu mudamu w'umupfakazi abwira Elisa, aramubwira ngo iwanjye umugabo aje kuntwara kuko umugabo wanjye aramufitiye ideni. Elisa yaramubwiye ngo genda utire abaturanyi ibintu ubizane. Uyu mudamu agenda atira ibintu. Arangije Elisa aramubwira ngo fata utwo turangurizwa tw'amavuta udusuke muri ibyo bintu byose, muri ibyo bijerekani. Ndashaka kubabaza ko yamutumye ngo ugende ubwire abaturanyi. Uyu munsi wowe abaturanyi uko bireba bagutiza ibikoresho, baza mugenzi wawe ngo uko ureba ko ubanye n'abaturanyi bawe, urabona ibyo bikoresho babigutiza cyangwa babigutiza? Niba batabigutiza, bwira mugenzi ngo ugende ubane neza n'abaturanyi. Ikindi cya kabiri, kubera kwizera guke twe tugira mu mitima yacu, sinzi niba pastor ashobora kubwira ngo nonaha genda ujye gutira amajerekani n'indobo n'ibiti byose, ndaje duhanure ibyo bijerekani byuzure. Baza mugenzi wawe ngo wabyizera? Baza mugenzi wawe akubwiye gute? Katwikomera amashyi menshi. Kwizera Imana ni ibisazi. Kwizera kujya kutubwira ngo aha hantu hari inzira, ariko ubwenge bwacu bakatubwira ngo urabona Apolineri hano hantu hari inzira, ariko kwizera kukakubwira ngo hano hantu harashoboka guca inzira. Mu bwenge bwawe bukakubwira, kuko ubwenge bwacu ni umwanzi wo kwizera, bukakubwira ngo hano hantu n'amashuri nize, ahantu hose nize no kuntu mbayeho, aha hantu ndakurahiye nta nzira ishobora kuhaca. Ubwenge. Ariko kwizera kukakubwira ngo hano hantu hashobora guca inzira. Imana yacu ishimwe cyane. Rero kwizera ni ugufata ikintu kitariho ukakirema ukagishira aho ngaho, kandi wamara kugishira aho ngaho ukakizereramo ko gishoboka. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Iyo ukizeye, undi muntu wese udafite amakuru yuko wizera, ukwizera kwawe, ushobora kumuganiriza inkuru zo kwizera kwawe akaguca intege. Ariko iyo umutima uhamanyije nawe neza, ukavuga ngo ibintu nizeye bizasohora, nkurahiye Imana isumba byose, ibyo bintu bizasohora. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Yabesi aravuga ngo Mana ndakwinginze uzampereze gakondo. Gakondo iranezeza. Iyo umuntu akwambuye gakondo yawe, ibindi byose babitwara, ariko gakondo yawe ntibayitwara. Ushobora gusanga abantu, ugasanga umuntu mu muryango, buri muntu wese nta muntu ufite icyangombwa kimwanditseho uretse irangamuntu na diplome na perime, ariko muzerekeranye n'ubutaka nta muntu ufite ikintu kimwanditseho. Imana yacu ishimwe cyane. Umuntu ukeneye gakondo, umuntu ukeneye ubutaka, haguruka ngira ijambo nkubwira. Niba ukeneye ubutaka bwawe, ukeneye gakondo yawe, Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya.
rwa rugendo turimo turi benshi. Niba ukeneye gakondo yawe imbere y'Imana, niho twakira ibintu byose dukeneye. Imana yacishimwe cyane. Tugiye gutera haleluya 3 mu kwizera kwawe. Ibi bintu bigaragara nk'ubuswa, ariko tugaragara nk'abaswa, ariko mu by'ukuri tuba dutungishije abantu benshi. Nabwiye abantu ejo, namubwira ngo iyi si yose ifite amahoro ku bw'itorero riri mu isi, ariko umunsi itorero ryazamutse isi zaba kavuyo. Amahoro n'ay'abakiranutsi. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Amahoro isi ifite n'ay'abakiranutsi. Umunsi itorero ryazamutse uzabona ku isi zaba kavuyo. Tugiye gutera haleluya. Wowe ufite kwizera, nanjye ndimo nkeneye gakondo. Imana yacishimwe. Niba ufite ubutaka ukeneye inzu, niba udafite n'ubutaka ukeneye ubutaka, ariko ugakenerwa na gakondo yawe. Uko Imana yahaye gakondo Yabesi, nawe yiguhereze mu izina rya Yesu. Niba uyikeneye, Imana yiguhereze mu izina rya Yesu. Uko byakiriye Imana ibikore. Ntabwo Imana wayifasha ngo igufashe n'ibiki. Imana irihagije, Imana iguhereze gakondo ahantu uhifuza. Tugiye gutera haleluya 3. Noneho iyo haleluya kundiye kubena a condition. Ahantu wifuze yo gakondo yawe, ibitekerezo byawe bitwareyo. Imana yacishimwe cyane. Uri hano ariko ibitekerezo byawe, niba ari hano muri Kanombe uvuge nkeneye inzu hano hepfo. Niba ukeneye inzu Nyarutarama, jyayo uvuge ngo aha hantu mbakeneye inzu. Imana yacu irihagije, ntabwo ijya buri kwibigenza. Tuzamure ibiganza hejuru. Haleluya! 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 Imana iguhereze gakondo yawe mu izina rya Yesu. Gakondo iguhereza abana bawe babone gakondo, urubyaro rwawe rubone gakondo, abazagukomoka hose bazinjire muri iyo gakondo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Imana yacishimwe cyane. Yabesi ikintu cya 3 yasabye Imana, yaravuze ngo Mana icyamo kampereza izina. Imana yacishimwe cyane. Izina baza mugenzi ngo izina urarizi cyangwa mubaza ngo izina urarizi. Izina urarizi. Izina rihuza abantu bagendeye ku izina ryawe. Imana yacishimwe cyane. Rubangura ahuza abantu adahari kuko Imana yamuhaye izina. Hari abantu muri iyi si Imana yahaye izina. Reka nawe Imana iguhereze izina mu izina rya Yesu Kristo. Uzumva abantu kubira ngo duhurire kwa Rando. Rando ntabwo ahari, ariko arahuza abantu babiri. Ntahari, ariko aravuze ngo duhurire abantu babiri. Njyewe sinzi Rando, sinzi Rubangura, sinzi Vena, undi ninde Makuza na Ndamage. Abo bantu bose ni abantu Imana yahaye amazina. Imana ibaha amazina none kugira ngo natwe tujye duhura tugakoresha izina ryawe. Ryaza Imana iguhereza izina. Haleluya! Zamura ibiganza byawe hejuru ukeneye izina ry'Imana. Haleluya! Uzajya kumva umuntu niba Patrick, anoshe Patrick, kugira ngo bakumenye utangiye gukoresha izina rya so wanyu. Ngo burya ndi Apolinero kwa runaka agera ku gisokuru cya 30. Ngo ni wowe. Izina ni ikintu gikomeye. Yabesi aravuga ngo Mana umenyekanisha izina ryanjye. Uyu munsi Yabesi yaratashye, ariko uyu munsi Yabesi ndamuvuze. Aravuga ngo izina ryanjye rizamenyekana. Imana iguhereza izina. Imana iguhereza izina. Izina. Hey, haleluya! Baza mugenzi wangu nimba abamotari batazi wawe ntabwo uragira izina. Mubwire ngo niba abamotari batazi wawe nukuri nta zina ufite. Usanga dukoresha abamotari kugira ngo tugere iwacu tugakoresha amazina y'abandi bantu nka 3. Urahava, nugera uragera aha, nuhagera urabugiye kumanuka iwanjye. Imana iguhereza izina mu izina rya Yesu. Imana iguhereza iki? Imana iguhereza izina. Izina ryawe abana bawe baririraho. Izina ryawe abuzukuru baririraho. Izina ryawe abana be bagiye kurengana ukava ngo ndi umwana wa Dani abamugirira neza ku bwaso. Izina ryawe iyo ufite izina ryiza rivuye ku Mana,
izina ryawe ribeshaho abana bawe, izina rikakubeshaho n'abazagukomokaho bakagendera ku izina ryawe. Imana uyu mugoroba iguhereza izina, Imana iguhereza izina. Hey, haleluya! Imana iguhereza izina. Izina ni ikintu gikomeye, abantu ntabwo bazi izina. Imana yaguhaye izina. Yo, Imana yaguhaye izina. Bwana sifiwe sana. Icyamu uyu mugoroba Imana ikaguhereza izina. Icyamu ukamfasha kwizera Imana ikaguhereza izina. Imana yahaye izina Yabesi, nyina yaramubyariye mu gahinda. Uyu munsi wawe ntabwo yakubyariye mu gahinda. Imana iguhereza izina, Imana iguhereza izina. Ni ukuri naratangaye, nasomye iki gitabo iki gitabo cyuzuyemo abagabo b'amanyanga. Bose iki gitabo cyuzuyemo abagabo b'amanyanga, iki gitabo cy'Imana. Yo, nasomye inkuru za Dawidi, nsoma inkuru z'uyu mugabo Mose. Uyu mu bantu bagize amahirwe ba mbere ni Mose. Imana irangije iramureba, reba ngo inshuti yanjye Mose, baza mugenzi wawe ngo wigeze kwicaho umuntu ko mundeba, mubaze. Hari umuntu wigeze wica? Basi se wagambire kwica umuntu? Uyu mugabo Mose yishe umuntu wenyine n'amaboko ye, aramufata aramutaba, asubira kwa Farawo, agaruka kwica uwa kabiri. Iyo ugambire kugira nabi uba wagize nabi. Ubu Mose yica undi, barangije baravuga ngo twakubonye. Mose arahunga. Uyu Mose yagiye kwa Yetiro. Wumve ukuntu Imana ikunda abanyabyaha. Ndashaka kubwira urukundo rw'Imana kugira ngo ujye witunyuka kwegera Imana. Yagiye kwa Yetiro ahunze, asanga abakobwa be bari ku mugezi barimo bavoma, abandi basore barimo babakubita. Arabarwanirira, afata abakobwa ba Yetiro, baravoma barataha. Bagezeyo isi arababaza, ko muje kare byagenze bite? Ngo twahuye n'umuntu mwiza w'umusore. Ngo mumusize? Ngo tumusizeyo. Imana acishimwe cyane. Aramubwira ngo mugende mumunzanire. Mose araza. Mose niwe muntu wa mbere wagabiwe umukobwa adatanze inkwano. Ubu nge narakoye. Mose niwe muntu dukomere Imana amashyi menshi. Mose yaravutse bica abantu. Mose akurira ibwami. Si icya mbere? Icya kabiri yonswa na nyina. Icya gatatu arerwa na mushiki we Miriyamu. Icya kane abona umugore nta nkwano. Icya gatanu Imana iramuhamagara ku musozi w'Uwiteka, iramubwira ngo Mose, ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye. Imana ihamagara umuntu wamennye amaraso. Bwira mugenzi ngo ujye utinyuka kwegera Imana. Imana igira imbabazi. Rero iki gitabo kirimo abagabo b'amanyanga. Iyi Bibiliya iyo usenze ukayisoma, Mwuka w'Imana araguhishurira. Ariko iyo usenze neza, Imana ikubwira ukuri kose kuri muri iri jambo ry'Imana. Imana yacishimwe cyane. Imana yacu sigira urukundo. Imana yacu ubwayo ni urukundo. Wasenga ibi byose mbabwiye. Ushobora gusenga usaba etaje imyaka 5. Ushobora gusenga usaba urugo imyaka 3. Ushobora gusenga urimo gusaba ibindi bintu byose byo mu isi. Imana ikakureba gutya. Ariko isengesho Uwiteka ajya yumva ukiyetsamura ni ijambo rivuga ngo Mana mbabarira. Nkaho mutabyumvishije. Mwabyumvishije? Ni nkaho mutabyumvishije. Isengesho rivuga ngo mbabarira, Uwiteka ryumva yihuta, akavuga ngo kuko ari njyewe witanze ku bwawe ndakubabarira. Urusengero rumwe rwigeze gutenga umukobwa ngo yatwise atwite inda. Kwa kane nabwiye abantu ndabwira ngo muri Bibiliya nta hantu birivuga ko gutwita ari icyaha. Gutwita nta hantu birivuga ko ari icyaha, ahubwo icyaha no gusambana. Ndababaza, umuntu watwaye inda akayikuramo n'uwatwise akaza akaba innocent akavuga ngo natwise ariko mumbabarire. Imana imbabarire. Ntiyarakwiye kubabarirwa, ariko itorero riramwirukana. Hari umukobwa watwise baramwirukana ava mu rusengero, agiye kubyara indira mukoroga imumerera nabi, atumizaho intumwa ku itorero
ngo ndabinginze mwokabyarana, ndimo ndabona urupfu mumbabarire, ndabasabye muze mumfashe, ndimo ndabona urupfu rurimo kunyegera. Baramubwira ngo twaraguhagaritse, ntabwo igihe kiragira cyo kubohora. Umukobwa aracikana arinda apfa. Umukobwa baratwara, nta ndirimbo baririmbye, baragenda baramushingura. Ndavuga icyo kintu ni ukutamenya Kristo. Kristo arababarira, Kristo agira imbabazi, Yesu agira imbabazi, hahandi nyuma y'imbabazi ubwe ni imbabazi. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Abantu batazi imbabazi z'Imana nibo batinya gutanga imbabazi, ariko Kristo ubwe ni imbabazi. Niho yageze ku musaraba aravuga ngo Mana, ku munota wa nyuma ngiye agiye gucikana, aravuga ngo ndagusabye ubabare bano bantu. Burya tutarabaho Imana yari ituzi. Niyo mpamvu bivuga ngo ntarabarema none niba afite mu bitekerezo, Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Komera Imana amashyi menshi. Tugiye ku cyakane. Bwira mugenzi wawe ngo icya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ni ibihe, kutanditse ni ibihe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Ikintu Yabesi yasabye Imana, yaravuze ngo Mana, ngo icyama ukampa umugisha w'urugo. Haleluya. Urugo ni ahantu ho kuruhukira. Urugo ni ahantu Imana yateguye. Kuko ari Imana yateguye urugo, Satani arwanya urugo. Yabesi aravuga ngo Mana, ndagusabye uzampereza urugo rwiza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi divorce ziba ziyongera uko bwije nuko bukeye, uko bwije nuko bukeye, uko bwije nuko bukeye. Numvaga umuntu wakoze ubukwe ku wa gatandatu, hacamo ku cyumweru, ku wa mbere atangira gutegura divorce. Abo ni abantu. Rero Imana ya Isiraheli iguhereza urugo ruvuye mu biganza by'Imana. Imana iguhereza urugo ruvuye mu biganza by'Imana. Imana iguhereza urugo ruvuye mu biganza byayo. Imana iguhereza urugo ruvuye mu biganza by'Imana. Imana iguhaye urugo ruvuye mu biganza byayo, nta kintu na kimwe gishobora kuruhagurukira ngo kirushobore. Abana bavuye mu rugo rw'Imana, abana bakura nta kibazo bafite. Abana bavuye mu rugo ruvuye mu biganza by'Imana, abana bakura nta kibazo bafite. Uwiteka aguhereza urugo rwiza. Uwiteka aguhereza abana beza. Uwiteka aguhereza abana b'umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Umugisha uvuye mu biganza by'Imana, nta kintu na kimwe gishobora kuwuhagurukira ngo bikunde. Imana yacu ishimwe cyane. Imana iguhaye umugisha, nta kintu na kimwe gishobora kuguhagurukira. Rimwe na rimwe hari igihe dushaka kujya mu bintu Imana idashaka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe. Tuvuge ngo amen, tuzamuye ibiganza. Tuvuge ngo amen, tuzamuye ibiganza. Ukeneye umugisha w'Imana nazamura ibiganza hejuru. Bwana sifiwe sana. Imana iguhereza urugo ruvuye mu biganza by'Imana. Urugo ruvuye mu biganza by'Imana. Urugo, iyo uri umusore urema urugo wifuza, Imana acishimwe cyane. Ukavuga ngo Mana, ndifuza urugo rumeze gutya. Nigeze kwandikira Imana kubyerekeranye n'urugo, nkandika, namara kwandika noneho ngakoresha ubwenge bwanjye. Imana ikambwira ngo aho ngaho ntago bikunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari umuntu ukeneye urugo rwiza? Arahari? Urahari? Ndabingize muze hano. Ukeneye urugo ruvuye mu biganza by'Imana, ngwino hano mu izina rya Yesu. Imana ntabwo abantu bajya bamenya kugendererwa n'Imana. Iteka ryose iyo dusenze, Uwiteka aratwumva, aho hahandi winjira muri desite yawe hagati, Imana ikabigira ibanga. Tuzamura ibiganza hejuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Katuzamura ibiganza hejuru. Urugo ni ikintu gikomeye cyane. Urugo ni ikintu isi idashobora. Urugo ni ikintu abahanga badashobora. Umuntu wize akaminuza, iyo muganiriye
arakubwira ngo mbwira ibanga ry'uko urugo rwanjye rushobora kumera neza. Imana yacishimwe cyane. Mbwira kuko naragerageje ariko ndabona urugo rwanjye rurimo rugenda rwanga, ariko nta handi hantu dukura imbaraga zo kugira ngo urugo rwacu rukomere, naha mu nzu y'Imana. Ubyemere ntubyemere, ariko ahantu dukura imbaraga zo mu rugo rwacu ni mu nzu y'Imana. Iyo tugeze mu nzu y'Imana tudekriva ibintu byose kandi bigakunda. Imana yacishimwe cyane. Haleluya. Ngiye gusengera abantu ba mbere, abantu bafite ingo, abandi bantu b'abasore n'abajene mugume hano. Imana yacishimwe cyane. Abantu bafite ingo zabo, bubatse ingo zabo, bakifuza ko ingo zabo zubaka ku musingi w'Uwiteka, reka aribo bazamura ibiganza. Are you married? Wow. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndananiza imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Mana, ibuye waravuze ngo niyo ryanzwe n'abubatse, ngo ariko niryo ryakomeje imfuruka. Iryo buye Mana rikomeze imfuruka z'uru rugo mu izina rya Yesu Kristo. Abana be ubahereza umugisha, abana bo mu nda y'umubyeyi ubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze uru rugo Mana, ukomeze uru rugo Mana, ukomeze uru rugo Mwami, ukomeze uru rugo Mana, ukomeze uru rugo Mana. Naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntazarubashye, turutambye mu biganza byawe nk'igitambo dushize mu biganza byawe, kandi ubagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi mu izina rya Yesu Kristo. Abana ubahereza umugisha, umutware mu izina rya Yesu abe mu biganza byawe. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, nkweretse umugaragu wawe Mana, urugo rwe arutambye mu biganza byawe, urugo rwe arushize mu biganza byawe. Aravuze ngo ubwenge bwe ntacyo bwakora, amateka ye ntacyo yakora, ariko ndananiza imbaraga z'umwijima, ndananiza imbaraga z'amateka, ndananiza imbaraga z'inkomoko mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibuye Mana rize rikomeza imfuruka z'uru rugo, amateka ahinduke, amateka ahinduke. Azabona umugisha w'abana, azabona umugisha w'abuzukuru. Ndabihanuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, azabona umugisha w'abana akiri mutoya. Abana be bashize mu biganza byawe, ntibakajye barwaragurika kuko abatambye mu biganza byawe mu izina rya Yesu, amen. Undi mu mama ari he? Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndananiza imbaraga z'abadayimoni, ndananiza imbaraga lebo zikataya mando lele kashatara bakosi totika la mandre levos lelemaka sheterebo zevakat lelevashendrebo koshakataraba. Ai Data wera, mu izina rya Yesu dutambye uru rugo mu biganza byawe, dutambye urugo mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose. Ndananiza imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, ndananiza imbaraga z'abashwezi, ndananiza imbaraga z'abapfumu mu izina rya Yesu. Abanyeshari ndabananiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha wawe Mana, umugisha wawe Mana, umugisha wawe Mana turawatuye muri no rugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura umugisha wa Abrahamu, ndatura umugisha wa Isaka, ndatura umugisha wa Yakobo mu izina rya Yesu Kristo. Umva madamu, Imana igiye kuguhereza umugisha. Hari umuntu ugiye kuguhamagara, mugiye gukorana akazi. Ibi ngibi biraba mu izina rya Yesu. Imana iguhaye umugisha. Mbonye Imana ikwagura mu buryo bw'ubutunzi mu izina rya Yesu. Hari ibintu bitari bimeze neza, hari ibintu bitari bimeze neza, ariko Uwiteka aravuze ngo ndaje mbyikorere. Ugira umutima wo gukunda abantu, ugira umutima wo gukunda abantu. Imana irambwiye ngo igiye kugirira neza. Isaha y'Imana irageze ku buzima bwawe, isaha y'Imana irageze ku buzima bwawe. Nugera mu rugo usenga ushima Imana, ikindi utegereza imirimo y'Imana. Vuba cyane Imana igiye kugirira neza. Akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndananiza imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi imbaraga z'uburwayi mu izina rya Yesu.
ndakubitasa umwuka wose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahanagura umwanda wose w'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uru rugo turushize mu biganza byawe Mana, turushize mu biganza byawe Mana. Uri Imana igireba mu mitima yacu, ukamenya ibyo dukeneye. Shinze ibuye data nk'urufatiro muri uru rugo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha wawe utahe muri uru rugo data, imbabazi zawe zikomeze ziganze, icyubahiro cyawe gikomeze kigaragare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Cyose Imana igiye guhereza inzu. Haleluya. Imana ni Imana imbwiye, Imana igiye kuguhereza inzu nziza cyane, inzu utekereza, inzu iba mu bitekerezo byawe. Imana irambwiye ngo urayiguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi, kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya. Nturebe ku butunzi bwawe, nturebe ku butunzi bwawe hariho hose, ariko Imana irambwiye ngo inzu iba mu bitekerezo byawe. Kuva ugishaka hari inzu iba mu bitekerezo byawe, hari inzu wifuza. Imana irambwiye ngo urayiguhaye mu izina rya Yesu. Amen. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Hari undi muntu wubatse? Ntawe. Imana y'amahoro iguhereza urugo mu izina rya Yesu Kristo. Urugo ukeneye wifuza ruba mu ishusho yawe, Imana iruguhereze mu izina rya Yesu. Iguhereza umudamu uvuye mu biganza by'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Akira umugisha w'Imana. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguhereza umugisha w'ubukwe. Imana iguhereza umugisha w'ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Uko wabonaga bidashoboka uvuga ngo mbese byanyura he, Imana irabikoze kugira ngo yiyubahishe, kugira ngo ujye uvuga imirimo yayo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, nk'umukozi w'Imana mpanuye ubukwe budasanzwe ku buzima bw'uyu mukozi w'Imana Faustin. Ndahanura mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana ururuka ushigikire, Mana ururuka imirimo yawe turayizi, imirimo yawe turayizeye. Mpanuye ubukwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'Imana zinjire mu bitekerezo byawe. Umwuka wa Satani ukubwira ngo bizanyura he, ese ndabivuga gute, ese ndabicisha he, Imana niyo kwizerwa. Iyo tuyizeye ikora ibyo tuyizereyemo. Akira urushako mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndahanura ubukwe mu izina rya Yesu. Mana nk'uko wahaguriye imbago Yabesi akavuga ngo akeneye urugo, umugisha w'urugo, natuye umugisha w'urugo ku mukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muhereze gushira amanga mu mbaraga zawe no kukwizera, uzamure kwizera kwe. Ibidashobokera abana b'abantu turabizi ko maso yawe bishoboka mu izina rya Yesu. Amen. Akira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Uwiteka. Mana uri Imana ishoboye byose, nta kikunanira. Imbere yawe niho tujya tubonera ibyo twifuza byose. Uyu mwana w'umukobwa ageze imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndananiza abasore b'imico mibi yose mu izina rya Yesu. Abasore biyumanganye, abasore biyorobeka, ndabirukana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara umugisha, ndahamagara umugisha, ndahamagara umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndahanura mu mbaraga zawe ikubikore kugira ngo wiyubahishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira umugisha w'urugo mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo ndahanura urugo kuri uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana ishoboye byose Mana, ngo buri kigabo wakiremeye ikigore cyacyo. Ndahanura mu izina rya Yesu ikigabo kuza gusanga uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu. Habeho guhuzwa, habeho imbaraga zawe, habe connection yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tuhanuye urugo ruvuye mu biganza byawe kuva uyu munsi n'iteka ryose. Umushaka adakwiriye ntazamubone, ahubwo uva mu biganza byawe ahure nawe vuba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira umugisha w'Imana.
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'Imana mpanuye mu mbaraga zawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo umujakazi wawe Rose mushize mu biganza byawe Mana, ndahanura urugo ruvuye mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira ngo ibidashoboka mu maso yacu imbere y'Imana bijya bishoboka. Tuzamuye kwizera mu bitekerezo byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urugo ruvuye mu biganza byawe Mana niryo twatuye kuri umwana w'umukobwa mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga zawe mpagaze ku ruhimbi rwawe, mpagaze ahera hawe Mana, ndahanura mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubuntu bwawe no guhuzwa mu mbaraga zawe, reka habeho guhuzwa n'umupati nawe mu izina rya Yesu. Wahereze kwizera ibidashoboka kujya ubishobora Mana, reka byose babishyire mu biganza byawe. Twatuye urugo ruvuye mu biganza byawe, urugo rutarimo kwicuza, urugo rutarimo ngo nabyemereye iki, urugo rutarimo kuvuga ngo bese bizagenda gute. Ndakwinginze Mana uwururuke ubashigikire mu rugo rwabo, mu mbaraga zabo Mana, urukuganze mu izina rya Yesu. Natuye urugo ruvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Data, mu izina rya Yesu ndatura urugo ruvuye mu biganza byawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndahanura mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguhaye akazi Patrick, Imana iguhaye akazi imbere y'ibindi byose by'urugo. Imana iguhaye akazi k'umumaro, Imana iguhaye akazi k'umugisha. Imana irambwiye ngo iguhaye akazi k'umugisha, kandi ako kazi kavuye mu biganza by'Imana. Mbere yo gukora ubukwe Imana irabanza guhereza akazi, nimara gukora akazi, numara kubona akazi Imana iragukorera ubukwe mu izina rya Yesu. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Akira umugisha w'Imana, akira urugo ruvuye mu biganza by'Imana, amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Imana mpagaze ku ruhimbi rwawe Mana, ndahanura mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hereza umugisha uyu mwana w'umukobwa, hereza umugisha uyu mwana w'umukobwa. Ndatura igikundiro kivuye iwawe Mana, igikundiro kivugira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Habeho guhuzwa vuba cyane, habeho guhuzwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndatura message ivuye iwawe Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ubwiza bwawe Mana bube ku buzima bwe, urubwiza bwari kuri Yosefu avuye gusenga ubwo yarahuye na muka Potifari. Ndakwinginze ngo ubwo bwiza bugaragare kuri mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu. Habeho guhuzwa, habeho guhuzwa nonaha. Turabiremye kandi turabyizeye ko bibaye mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere y'amaso yawe Mana, turi imbere yo kubaho kwawe, turi ku gitambo cyawe mu izina rya Yesu Kristo, turi ku gicaniro cyawe. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura imbaraga zo guhuzwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwuka wo kwiyoberanya ku buzima bwa Berize turawamaganye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, ndakingura umuryango w'urushako mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugabo w'umugisha, umugabo uvuye ku biganza by'Imana, ndakwinginze Mana bikore kugira ngo wiyubahishe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aleleboko satarabako shindereba mu izina rya Yesu. Ndatura urugo ruvuye mu biganza byawe Mana, abadakwiriye ubegezeyo, ibiganza bidakwiye kumukora bikamukoreho, ibiganza bidakwiriye kumukoraho nibikamukoreho, telefone idakwiye kumuhamagara nikamuhamagare. Habeho guhuzwa n'umugabo uvuye mu biganza byawe Mana, niwe dusabye nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubukwe buvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana igira neza Mana, uri Imana ishoboye byose, uri Imana igihindura amateka, uri Imana igihindura amateka mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga zo kubaho kw'Imana. Weretse umugaragu wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Habeho guhuzwa n'umuntu w'umugisha, habeho guhuzwa n'umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turahamagara umudamu w'umugisha, turahamagara umukobwa w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndananiza imbaraga z'umwijima, ndakubita hasi, ndasenya, ndananiza abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Mana, dusabye urugo ruvuye mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
mu izina rya Yesu Kristo. Lele kashatarabako. Samusoni aravuga ngo Mana ongera umpereza andi mahirwe, akira amahirwe mashya mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana wumvishe Samusoni aravuga ngo ongera umpereza andi mahirwe ya kabiri, akira amahirwe ya kabiri mukozi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iguhuze n'umudamu w'umugisha, Imana iguhuze n'uzakubyarira abana, Imana iguhuze n'uzakubyarira imfura, Imana iguhuze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira umugisha w'Imana, akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen, amen. Mu izina rya Yesu Kristo turatura umugisha w'Imana. Ndatura umugisha w'Imana ku buzima bw'umwana w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Habeho umugisha uvuye mu biganza byawe. Ndasengera urugo ruvuye mu biganza byawe Mana, ndasengera urugo ruvuye mu biganza byawe Mana, urugo rutarimo kwicuza nirwo twatuye kuri umwana w'umukobwa. Umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Kandi akira akazi mu izina rya Yesu, akazi keza k'umugisha, akazi kavuye mu biganza by'Imana, aho uzajya wicara ukavuga ngo Mana ndagushimye kuko no kazi wakampaye kavuye mu biganza byawe. Igihe cyo kumara amarira kirarangiye mu izina rya Yesu. Imana iguhereza amarira y'umunezero kuva nonaha n'iteka ryose, amen. Data mu izina rya Yesu Kristo ndakubita hasi imbaraga z'uburwayi, ndakubita hasi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'Imana. Haleluya, amen. Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye umugisha mu bihugu byo hanze mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhaye umugisha mu bihugu byo hanze. Imana irambwiye ngo umugisha Imana igiye kuguhereza ntabwo iri buguhereze hano hantu. Imana mbonye Imana igutwaye mu ndege mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha Imana iguhaye n'umugisha udasanzwe. Kuva nonaha akira umugisha w'Imana, kuva nonaha akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Ibi ndabihanuye kandi bigiye gusohora vuba. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ugiye kugenda mu ndege mu izina rya Yesu kandi ugiye kubona umugisha wawe. Uru rugendo n'urw'umugisha mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga zawe ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Lele kashatarabakosi mu izina rya Yesu. Imana igukijije uburwayi bwo kubihaha. Ibihaha byawe byari bigiye kuzamo amazi, ibihaha byawe byari bigiye kwangirika, nkubonye uri mu bitaro uryamye mu izina rya Yesu Kristo. Ndananiza imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka twese dutunga ibiganza kuri umwana w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi umwuka w'uburwayi mu izina ryawe Data wera. Reka ibihaha bye bibe bizima kuva nonaha, ibihaha bye bibe bizima mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yaragiye kunywa bikangiriza ibihaha bye, reka Mana bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Reka twese tuvuge akanwa kamwaturiye kuvuga nabi gatsindwe mu izina rya Yesu. Akanwa kakwatuyeho ibibi byose turakananije mu izina rya Yesu. Dusabye umugisha w'urushako Mana, dusabye umugisha w'urugo. Uko wahaye Yabesi umugisha w'urugo tuyatuye kuri uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu ndananiza imbaraga z'umwijima kuri uyu mwana w'umuhungu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura kubaho kw'Imana, ndatura presence y'Imana, ndatura ubwiza bw'Imana ku buzima bw'uyu mwana w'umuhungu mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura umugisha uvuye mu biganza byawe Mana, imbaraga zawe, kubaho kwawe, uburinzi bwawe ube kuri uyu mwana w'umuhungu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuhuze n'umuntu w'umugisha, umuhuze n'umuntu w'umugisha kugira ngo abere umugisha umuryango we mu izina rya Yesu. Kandi turatura urushako ruvuye mu biganza by'Imana, akira urushako ruvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu, amen. Data mu izina rya Yesu dushize uyu mwana w'umukobwa mu biganza byawe mu izina risumba andi mazina yose. Mana uri Imana ishoboye byose. Uyu mwana n'umugisha, uyu mwana n'umugisha mu izina rya Yesu. Ukomeze umurindire mu biganza byawe, ukomeze umurindire mu kubaho kwawe. Ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, imbaraga zimurwanya, imbaraga zirwanya umuryango we ndazinaniza hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi, ndamenagura, ndase
mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe, uburinzi bw'Imana bube ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Lebo zikata yamando lelebo koshi rizakata, mu izina rya Yesu. Ndatura umugisha kuri uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Yego mwami, yego mwami, yego data, yego. Mu mbaraga z'Imana ndatura kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu. Ndatura umugisha w'urugo kuri ubuzima bw'umwana w'umukobwa, umugirire neza. Urugo rw'Imana ruzaba urwo ruvuye mu biganza byawe, kandi ukomeze umurindire mu kubaho kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Akira umugisha w'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turi imbere y'amaso yawe, turi imbere yo kubaho kwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha w'urugo niwo twatuye ku buzima bw'umwana w'umukobwa, imbaraga z'Imana, mu mbaraga zo kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Lemo zikata. Urakoze mwami, mu izina rya Yesu. Mbaba, ntuzongere kujya ugenda nijoro. Yes, ntuzongere kugenda nijoro. Hari abantu bari bagiye kugushimuta bakakugirira nabi, kuguhohotera gusa bakakugirira nabi, kandi bavuye ku nshuti zawe bakaguteza amabandi. Mu izina rya Yesu Kristo, ahantu hose uzagenda ukajya ugenda uri wenyine, ntukajya ugenda uri wenyine, ujye ugenda kare kandi ugende kumwe n'abandi. Mu izina rya Yesu Kristo, uri umunyamugisha. Mu izina rya Yesu ndatura kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Imana ikomeze kurinde, Imana ikomeze kwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Abaguhiga ntibakubone mu izina rya Yesu. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndatura urugo ruvuye mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishoboye byose, reka Mana ubikore kugira ngo wiyubahishe. Ndabyatuye, ndabyemeje mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zururuke nonaha. Imana ibuza amahoro, Imana ibuza amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikwinjize mu rushako rwawe. Ndabyatuye nonaha, Imana ikwinjize mu rushako rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibikurwanya ndabinaniza mu izina rya Yesu. Ndananiza imbaraga z'abadayimoni, ndananiza imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Ndananiza imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abashwezi, imbaraga zikuroga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani tumutinjira mu rushako rwawe, ndamukubita hasi. Reka twese dutungue ibiganza kuri mwana w'umukobwa. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turananiza akanwa kose katura nabi kuri mwana w'umukobwa, turagatsindisha amaraso yawe. Mu mbaraga zawe tumwinjije mu rushako rwe mu izina rya Yesu. Akira umugisha w'Imana, akira kubaho kw'Imana, winjire mu rushako rwawe binyuze mu maraso y'Uwiteka. Amen. Data, mu izina rya Yesu, ndatura imbaraga z'Imana ku buzima bw'uyu mwana w'umuhungu. Reka umugirire neza, umwinjiza muri destiny yiwe. Ndananiza imbaraga zimurwanya zikubitwe hasi. Ubwiza bwawe buganze ku buzima bwe, amahoro yawe akomeza aganze. Ndananiza imbaraga z'abarozi, ndananiza imbaraga z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi, ndananiza, toka mu izina rya Yesu Kristo. Ndananiza, ndatwika, ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, ndakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndatura imbaraga zawe Mana, ndatura kubaho kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Toka mu izina rya Yesu. Ndakunaniza wa mwuka we, ndagukubita hasi mwuka wiyoberanya, ndakunaniza mu izina rya Yesu. Turamutsindishiriza mu maraso yawe Mwami, ndamutsindishiriza mu maraso yawe Mana. Mushize mu biganza byawe, reka umuneshereze mu mbaraga z'umwijima zimurwanya. Umwinjize muri gakondo ye, umwinjize mu rushako rwe mu izina rya Yesu. Akira urugo ruvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza. Ngushize mu biganza y'umwana w'umuhungu, umugirire neza, imbabazi zawe zimubeho, umurinde ibyamwanduza byose. Akurire mu biganza byawe, amahoro yawe akomeza aganze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakubita hasi, ndananiza mu izina rya Yesu. Yego Data wera, yego Mwami, ndagushimiye, nguhaye icyubahiro. Yes, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, tuguhaye icyubahiro kuri Imana igira neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimye. Akira umugisha uvuye mu biganza by'Imana.
akira umugisha uvuye mu biganza by'Imana, akira umugisha w'urushako mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo nkweretse uyu mwana w'umukobwa, umugirire neza mwana, umugirire neza mwana, umugirire neza mwana, umugirire neza mwana. Iyi ni igihe kugira ngo ukingure umuryango, lemozi kata, mu izina rya Yesu umugirire neza mwami, ndagusabye ngo umugirire neza, umukingurire umuryango w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye, nguhaye icyubahiro kuri Imana igira neza. Mpamagaje urushako kuva nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka twese dutungwe mu biganza uyu mukobwa. Zana intoki yawe, zana utoki bashama imikono n'urugo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndananiza imbaraga z'umwijima zikurwanya kuva nonaha nzikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko nkwambitse iyi mpeta, ndahanura impeta ivuye mu biganza by'Imana byihuse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abiyoberanya bave mu buzima bwawe, udasobanutse ave mu buzima bwawe, umunyabyaha akurebere kure, umunyabyaha gutinye kuva nonaha. Mbivuge ku ruhimbi rw'Imana, akira urushako ruvuye mu biganza by'Imana, akira urushako ruvuye mu biganza by'Imana, akira urushako ruvuye mu biganza by'Imana, akira urushako ruvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana amashyi menshi. Felicitation, amen. Data, mu izina rya Yesu uri Imana igira neza, ndatura umugisha w'Imana kuri mwana w'umuhungu, mugirire neza, imbabazi zawe zimubeho, urukundo rwawe rumugote, abone neza yawe, abone urukundo rwawe, abone imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Natuye umugisha w'urushako mu buzima bwe, umugirire neza, ubuntu bwawe bumubeho. Yo lemozi kata ya mando mu izina rya Yesu. Turagushimye Data wera, uhabwe icyubahiro Mana nziza. Ndaguhaye icyubahiro kuri Imana igira neza. Habwe icyubahiro, habwe icyubahiro. Yego mwami, yego mwami, yego mwami, yego mwami. Ushimwe, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ushimwe mwami, ushimwe, uhabwe icyubahiro. Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugiriye neza, Imana ikugiriye neza. Mana, ukomeze ukora ibitangaje mu buzima bw'umwana w'umuhungu, mugirire neza, umugotesha amaraso yawe mu izina rya Yesu. Turagushimye, akira umugisha uvuye mu biganza by'Imana, akira umugisha w'urugo ruvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Uko Imana yagurira imbago Yabesi, ariko n'Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu. Akira umugisha uvuye mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu, amen. Data, mu izina rya Yesu uri Imana ishoboye byose, Mana nta kijya kikunanira, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ishoboye byose. Imbere yawe niho amateka ajya ahinduka, imbere yawe niho kubaho kwawe kujya kugaragarira. Ntawakwiringiye ngo azakorwa n'isoni. Rero ndahanura mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mpanuye ubukwe kuri uyu mwana w'umukobwa, umugirire neza, imbabazi we zibe ku buzima bwe, ibimuhiga ntibikajye bimubona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamenagura, ndasenya, ndatwika mu izina rya Yesu. Mana, mpamagaje amaraso yawe kugira ngo aze akureho mu izina rya Yesu ikidatunganye cyose mu izina rya Yesu Kristo. Reka uhindure amateka mu buzima bwe, reka uhindure amateka mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Garo, mpereza ayo mazi, mpereza ayo mazi. Lemozi, turasoje, kaduhaguruke twese. Ibiganza byose byanduje ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Ndi ku ruhimbi rw'Imana, rambura ibiganza byawe uko ngiye. Aya mazi ahinduka amaraso ya Yesu. Ikiganza kidakwiriye kugukoraho nikajye kigukoraho mu izina rya Yesu. Icyakwanduje cyose gikurweho n'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Amateka y'imiryango atandukane nawe, amateka y'inshuti atandukane nawe, ube mushya mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. Shira hanga mu izina rya Yesu. Karaba intoki,
mu izina rya Yesu. Uko akarabye aya mazi ahinduka amaraso yawe mwami Imana yacu, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Umugisha w'Imana ube ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bazabyarire mu rugo, zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi atambye igitambo cy'abana be. Mana, uburinzi bwawe bugota abana be mu mbaraga z'Imana, mu kubaho kwawe twatuye umugisha w'urushako mu izina rya Yesu. Byo kubyarira mu rugo turabyamaganye mu izina rya Yesu. Ndakubita uwo mwuka, abamushakisha ntibakajye bababona mu izina rya Yesu Kristo. Aho bari barindwe nawe Mana, aho bari barindwe nawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Uhereza umubyeyi kubona umugisha w'abana, imbaraga zawe zibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya ibyo bicaniro byose, ndasenya ayo magambo yose, ndatesha agaciro ayo magambo yose batuye ku buzima bw'abana be mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Kadukomere Imana amashyi menshi. Turasoje. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Muhaguruke dusenge. Tuzongera ku munsi wo kuwa kane, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Bishop Arise Giharamagara. Kadukomere Imana yacu amashyi menshi. Tuzaba turi kumwe nawe kuwa kane. Rero Imana y'amahoro ibagirire neza. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana, muzamure ibiganza mbasabire umugisha w'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, sabiye umugisha itorero ryose, mbashize mu biganza byawe. Ubagirire neza uko bafashe umwanya baza mu nzu yawe, reka ufate umwanya ujya mu byabo mu izina rya Yesu. Ibibahiga bijye bibabura, umugisha wawe uze wuzuye mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi butambutse Mana turabwiyambuye, tubushize mu biganza byawe, bisohore kubw'icyubahiro cyawe. Ubagirire neza abinjira mu rushako rwabo mu izina rya Yesu, binjiremo nonaha mu izina rya Yesu. Abagabo babaho bari babura amahoro, ndasenya imbaraga z'umwijima zisubiza ibintu inyuma, ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. Abadafite gakondo Mana ubahaye gakondo mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro kubw'aya materaniro tugize, amateraniro y'umugisha, amateraniro adasanzwe. Tuguhaye icyubahiro ko ari wowe bikoze mu izina rya Yesu. Reka bataha ugendane nabo Kristo, amen. Shalom shalom. Mugire umugisha w'Imana. Abatumiye Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Tuzongera ku munsi wa kane.